Menya byinshi cyane byimitse mu itorwa rya papa mushya uhagarariye abandi bapadiri ku rwego rw'isi. Menya kandi sobanukirwe n'impamvu uyu mupapa ari we watoranyijwe kugira ngo abe ari we uhagararira abandi. Kora subscribe kuri Dr Senga TV kugira ngo ujye ubona updates z'ibiganiro byacu. Kora kukazogera ujye uza mu bambere babona notification cyangwa se amamenyesha akwemerera kuba wabona ibiganiro bishyashya bya Dr Senga TV bitakugoye. Kubera iki Robert Francis Provost yahawe izina rya Papa Leo wa XIV nyuma yo gutorwa kuba papa usimbura Papa Francis uherutse kwitaba Imana? Papa Provost yahawe izina rya Papa Leo wa XIV. Robert Francis Prevost akaba yahawe izina rya Papa Leo ubwo yatorwaga nk'umushumba mushyashya wa Kiliziya Gatolika ku itariki y'umunani Gicurasi 2025. Izina Leo rikaba ryakoreshejwe n'abapapa 13 imbere ye, harimo Papa Leo uzwi nka Leo Grande wamenyekanye cyane mu kinyejana cya 5 kubera ubuyobozi bwe bukomeye n'ubushishozi mu by'iyobokamana. Undi Papa Leo wamenyekanye kubera inyandiko ze z'ubumenyi n'ubutabera mu mibereho, harimo inyandiko ya Rerum Novarum yerekeye uburenganzira bw'abakozi ndetse n'ubutabera mu muryango. Sobanukirwa ijambo Papa Leo wa XIV watorewe gusimburwa cyangwa watorewe gusimbura Papa Francis yavuze nyuma yo gutangazwa n'uhagarariye abakandida cyangwa se abakaridinali. Papa wa Leo XIV akaba yahise avuga ijambo rye rya mbere ashimira abo babanye, anagaruka ku cyemezo cyangwa ku cyerekezo cy'ubuyobozi bwe mu birori byabereye i Vatican. Papa mushya watoranyijwe kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi yose, Robert Francis Provost, wahawe izina rya Papa Leo wa XIV, akaba yatangaje ijambo rye rya mbere ryuje ubumwe, amahoro n'impuhwe mu ijwi ryuje ubwitonzi, icyubahiro. Akaba yatangiye agira ati: amahoro abe kuri mwese. Aya akaba ariyo magambo ye ya mbere yatangarije benshi cyane bari bateraniye ku rubuga rwa Petero Mutagatifu ndetse kandi n'abari bamukurikiye ku isi yose binyuze kuri televiziyo n'imbuga nkoranyambaga zaba TikTok, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Iri jambo kandi rikaba riri gufatwa nk'igisobanuro n'icyerekezo Papa Leo wa XIV agiye guha Kiliziya n'abakristo bose. Menya byinshi cyane byimitse mu iyi nkuru ndetse unasobanukirwe ubuzima bw'uyu mupapa mushya ugiye guhagararira abandi ku rwego rw'isi. Kenshi cyane abantu bakomeje gutangazwa n'ibintu bakomeje kubona nyuma y'uko mu minsi yashize nk'uko twabonye Donald Trump yicaye mu ntebe ya papa asa nkaho yambaye imwe mu ikanzu ye n'umudari we. Benshi cyane barikanga cyane ko benshi bakomeje kwibaza nimba koko Papa Francis hari icyo yasize avuze imbere ya Trump. Gusa nk'uko byakomeje gutera urujijo kuri social media, benshi cyane byakomeje kubatangaza, abanibaza impamvu biriya bintu Donald Trump yaba yarabikoze. Gusa ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi cyane batandukanye, yaba abantu bakuze, bakomeje kwibaza icyo bizahamura nyuma y'uko byagaragaye Papa Francis amaze kwitaba Imana, cyane ko benshi cyane bari bamaze kugira ubwoba bazi yuko Donald Trump ari we muntu ugiye kwiyamamaza cyangwa se haba hari ikintu kigiye kuba muri Kiliziya cyangwa mu bakaridinali bari kwiyamamariza papa mushyashya. Benshi banibaza impamvu, barasesengura bavuga yuko nta gihindutse mu bintu byose bizaba mu gutora papa mushyashya bizaba bifitemo uruhare na Donald Trump byanze bikunze 100%. kandi koko niko byagenze. Uriya mupapa mushyashya kugira ngo abashe kuba yahabwa intebe, byose Donald Trump yabigizemo uruhare, cyane ko benshi cyane batangiye kuvuga amagambo menshi cyane atari meza, bavuga yuko nubwo Donald Trump yagize uruhare mu kuba bakongera gutora papa mushyashya uhagarariye abandi ku rwego rw'isi, ubu bwari bwo bwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitunze papa bahagarariye abandi ku isi, cyane ko ngo zari inzozi zabo. Ibi byose bikaba bisa nkaho ari ibintu byapanzwe, ibintu byari bigendeye ku murongo nk'ibisanzwe. Benshi gusa ntibigeze babasha kuba basesengura ngo cyase ngo babashe gusesengura ikintu ku kindi. Gusa mu by'ukuri ibi byose muri kubona ni ibintu byapanzwe
gusa benshi cyane biteze kuzareba ibigiye gukurikiraho cyangwa se bimwe mu bintu bigiye guhinduka muri iyi kiliziya ntagatifu. Gusa nubwo Papa Francis yitabye Imana, hari byinshi cyane yasize akoze kandi yagiye abantu benshi cyane bari bakimukunze, cyane ko yagerageje kugira inama urubyiruko ndetse n'abasitari bakomeye cyane ku rwego rw'isi akiriho. Ni umuntu wagiraga inama buri umwe wese atitaye ngo ni muntu ki, cyane ko yari umuntu ugira impuhwe, wafashaga abantu bose bagaragaza ko ari abantu batishoboye badafite epfo na ruguru. Gusa mwakibaza, ese uyu mupapa mushyashya ugiye kujya ku butegetsi cyaba ari ikihe kintu gishyashya cyaba kigiye guhinduka muri kiliziya ntagatifu? Bikaba ari byo bintu bikomeje guteza impagarara n'abafite amatsiko. Gusa ibizahinduka byose ntibizabatungure kuko Donald Trump ngira ngo muramuzi, imyanzuro ye n'ubusanzwe ayifata ikakaye kandi ahanini tumuzi nk'umuntu ukunze kugaragara aharanira inyungu ze. Mwibutse gukora subscribe kuri Dr. Singa TV kugira ngo ujye ubona updates z'ibiganiro byacu, kora kukazogera kugira ngo ujye ubona amakuru atandukanye yaba y'ibyamamare ndetse no ku isi hose. Uyu papa rero reka turebe ko ari byo agiye guhindura muri kiliziya ntagatifu. Nk'ibisanzwe mu bintu bizaza ari byiza bizahindura isi, tukareba ko azayobora nka Papa Francis witabye Imana mu minsi yashize. Mwibutse gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kugendana. Ngiye mwarimu kiri kumva, ndakere Dr. Singa TV. I love you my friend.